work is done. Niko. Bebe. Bebe urakora iki hano? And I am too much. Ndakuzwa. Twagirika kuvuga nabi ninjoro. Uza wajya unsura kuma. Akwiye niki koko? Mfite ubwo. Umva gufite ubwo se mu cyumba cyarimo amagi. Bebe urakora iki hano? Abantu baga mfite icyonezo kuyanjye. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Tukajya mu cyumba cyawe wacyane. Samitisa. Ngaho nyumvira no kwimana. Igenda tuza gushakira kandi kana mujye muryamana. Kuba ufite ubwoba kurara wenyine bivuze kuza kurara mu buriri. Mama ngwino tujyane tujye kurara. Unjyanire nk'umugore wowe. Genda aho ngaho. Ubusa amasaha 2 aromumaranye naraza ntago arahaje. Waritaye mu kipa wowe uri. Nditaye mu kipa ariko nanjye kurara njyenyine ndabirara. Tugenda karara uboshye. Bagiye mu yakatukumvikana. Umva badakijyane mu cyumba. Urashaka kurarana na nyoko. Tugende nagugaruka mama. Yego. Akikora iwe nk'ibintu buri kunkorera n'ibiki. Nyoka ko ndi umwanya mumfate neza. Afatwe mbere kafatwe wiyo. Agufate neza bajya gufata amayungu se. Wajabyaye wawe. Kumvira amata. Kushaka kunyuma ukashaka. Ako sirika nkubasi kabebe. Kushaka kuntanya n'umugabo uzari iki warwana. Uzari ndajya nonga. Aya. Akubona ikini cyane. Ngende kabebe. Kabebe zwi mihini. Wagiye kumushya wakigawa kikinjira muri uyuko. Kinjira mu kabari kataremo inzoga. Cyumvara. Kandi mama ngiye papa sinzi kinana cyaka ninaniriwe. Ubusi yatureka tukijamira ngiye. Njya abandi barabeshya. Yego ya. Bari mumuma. Umaze noneho kundya mu bwonko. Wese wewe wara muri beshe wenyine. Jya mu cyumba cyawe we. Mwe mukiye batoya mwayaga muri beshe. Batoya no subuturashaje. Umuntu nyirungu cyeye se byabagaho nako natsumye. Aho ubunuza mu cyumba cy'abantu bakuru kureba ibintu buriya munini iki. Nabyo no kugira ngo bashi nje naje mu mfumbate cywe nkingi. Fumbatishwa maho akanyagirwa. Genda saba ufumbate. Mfumbata yata twijyane. Jya mu cyumba cyawe wowe. Hakonje ukabanya umushe wawe. Jya mu cyumba cyawe. Papa ni baje ninjye ariko nane Baze ukuri. baze hano turi muri studio. Kandi madam nudashira n'umwana ku murongo nzasohoka inzu nyina twikiriyemo. Jesus Christ of Nazareth. Ari guriya niso. Ndabizi ariko ntago nabo nanjye atanyuba. Byari bivuze ko tagomba kumwiba. Ariko singiye umuntu araza nakinanje nyine ngende mwobaye nkana. You think say they wise? Ngira. Nkaburiya dusanga mu cyumba turyamye urumva umutwe wawe utekereza. Mama ngiye nayo ngukumba. Kunkumbura bivuze ko uza mu cyumba cyane ko wishakira. Samitisa. Umenye ukuntu meje namenye byagenze gutuma ubwo se barwaniyemo ngiye nabimenya kandi ndi umwana. Ubwo se usanze imbeba yafashwe. Imbeba yafashwe. Wayikura mu mutego cyangwa. Bega! Ariko ninjye wabyaye abandi barabeshya. Ibintu uri kwigira uraza urusenye ruraje urusenye. Njye nagushenye mama ese ngushenye nagiki ko nyama kubera wowe ngashyuka na pa kubera wowe. Bari mumuma. Uriya mugabo namushatse kubera amafaranga. Ni uduhahira ni udutunze. Naramuka agiye uzarye. Uzarye iki? Ngiye wa mugabo ni umbangamira ngiye nta kibazo ngiye mfitanye nawe. Are you sure Emmanuel? Akubangamiye ate kubangamiye? Ngiye ntago umuntu aje buri gihanuka atama amafaranga atampfumbatishije utubombo atampfumbatishije uduspadipu atageze cyangwa nyereka konti yanjye ko maze kujya byibuze igihumbi cy'idolari. Wongera konti z'ubundi uko? Ndayifite nyine. Ugifite? Jyaye. Nayifunguye ubundi mu kwa 10. Ibyo nabyo ntabyo narinze ariko ndabimenya. Ndayifite ko mbona ni gusevinga kuya ni mutandukana uzashaka undi mugabo ari kufite udufaranga yari wo twanye. Ungiriye imbabazi se? Ni imbabazi nyese so maye. Ugomba gukora uko ushoboye ukitwara neza. Ngiye ntabwo nshaka ibintu by'itiko hano. Ngaye ni muri ikindi gipupe. Urukumva? Ni umuntu ugura ikindi gipupe nyine. Ibyo bipupe si bigenda guhagije. Ibi ntabwo biguhagije. Ntabwo ikintu ikindi nyine cy'uburu cyangwa ikindi gisa na papa kubyo nzambara ngo na bose basa. Bega! Uramutse ushatse ibipupe cyangwa ushaka amabombo cyangwa ushaka uranyegera gake gake ariko ntabwo uza kunsenyera.
Nk'umukecuru uzarya iki? Uzarya iki? uzashaka ikindi mu gihe ibintu bigikomeye nyine. Nutisubiraho ndaza kugusiga muri iyi nzu yegera. Uzansiga se ngembeho gute? Hako ngenza mpangana nawe bebe. Uri kutwumviriza? Urwana no kwimana ruzanyico. Ariko ma reka nkubwire wacana. Uryenye ubu ngiye guhangana nawe. Ipusi nimba burabizi umva nutayembe banza ipusi. Tu wanjye turawe. Ndagufasha. Papa niwe sigoza muri toilette yo. Soka njya muri toilette yanjye ngewe. Ariko se soka. Reka njye wikiye mwana. Yo muri toilette y'umwana nanishura. Nagufite toilette ya mwana mu cyumba cyawe. Gahoda ibise si bibazo sibyo nakubwiraga. Ako se mwana ho utangiye kujya usanga no muri toilette. Muri toilette yanjye winjiye ngo niwo nyiba amashuka nakuvumbuye. Ngiye niba amashuka mu rugo rwanjye. Ndekeka wanyibye amayange yanjye. Nuse amaranje narebye ngo ngende iranjika ndewe. Kutakomanje kuri bere. Soka baze niyewe. Wewe kwanje wine. Soka cha. Nago wakituma muri toilette yanjye. Ibirikira. Nago wayituma. Ariko ko ushaka uzansuzugura shaka. Nakuvuna mwana. Hapa shaka bitako batanuza. Icara nago washika nje nago wangenda. Ibini naragendesheje pe. Izo ndo wanyibye amayange. Niko mata. Ibini ikikoko. Ese hano wabaye. Cyaje muri toilette cyumba cyanjye gute simufite toilette yanjye mu cyumba cyanjye. Nakose kabebe we nasoni ugira. So muri toilette. Toilette ni yanjye mama. Nuse yutegereza akabanza kava muri toilette. Kanje yayi anarwaye byane. Mbere habakabije rwose. Muri toilette ni y'umwana mama. Nje hano mumbwirire mata. Zana mwe igikoma namwe amata namwe amashiye kangwa yonjamo. None bari kuyijama. Oya ntago aribyo kabebe. Gushyigikira muri byinshi ariko ibyo Mama muri toilette ni yanjye baso utana wende kwikoresha. Ntabwo je nagushyigikira. Basi tugende ntagashoboye. Oya kabebe nagushyigikiye muri byinshi ariko ibyo wapi. Bari kuri kino kigo gisanzwe kinyama ikaba kije kunyunzuriza toilette. Uyu mwana nzamugidoza gute? Uzayividoza se niwe wividoza. Cyokora abana barabwira. Yesu igipupe cyanza kituma yeko kiyuje. Oya kabebe iyo mico ntabwo genda nikwigishije. Ntabwo nyigisha ariko ntabwo nakiyangana n'ubu. Yewe data we arashaka kuzandikira muri rugo uhari bata. Mama ni toilette y'umwana ariko mwagiye mu magaciro mwako nanjye mba. Ntabwo Yesu arwana wawe. Abana si wanje. Uzi n'ibindi noneho urakabije. Sababije gute mama. Urakabije nutisubiraho noneho nanjye sizi kunuri bugiye. Kose uyu n'umwana koko buri. Kandi ninkureka uyu mugabo azakujyamo brushette. Nungomeza kunesha umutwe nka kwihorera. Ni brushette azagushyira ku giti. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Nesu umureka ajyaza yicaremo buri gihe yicaremo. Ariko byibushye yonza gusanga ari kuyikojoramo nayo. Iso niba ari muri toilette mureke nyine banza soza ibyo soza. Si ibyo se mata. Soza mibiki. Tumubwira none gusoza. Tawe. Waraniye kurangiza kuzuza indusha gusoza kwituma muri toilette gusa. Muri toilette none gushyamo toilette bwiye kudusha urande ukajya mu yindi. Ngaho nyumvira nawe. Mata nyumvira nawe. Ako mata uyu n'umwana koko. Ako nani ndakwiyamye. Uri kumamaza buri kanya madamu ngiye ninjye wamuzanye hano. Uru ruko ndabona ngiye kuzaruvamo pe. Ngakomeje se wicaremo. Yewe data. Kandi kabyagenza kuzingazinga nka kugira nk'amakaroni. Oya kabebe iki ni ikinyabupfura giki ntabwo ngiye nabigushyigikira. Ndabije ariko nanjye iki ni ikinyabupfura cyo kujyana mu cyumba cyane. Uyu mugabo ni atari isari ariko yanyiba yarandogesheje mu yimbo yagiye. Uyu umwana koko ko ari umwana ndunushi ko ndi umuntu mukuru wanjye cyucu. Yako nagahanga kaje. Yewe data we. Yako n'umwana ashaka kuzanyikira mu nzu ko mata. Njobo wambiri. Ngiye dufatanyije ibibuno wanjye ngira we umwana. Jesus Christ.